2025 ni umwaka dusoje. Mana tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ibyatubayeho, ibyiza cyangwa ibibi, tugushimiye ko wabanye natwe ukatugirira neza. Wabaye mu ruhande rwacu, bana natwe dukennye, bana natwe turwaye, bana natwe twahuye n'ibibazo bitandukanye, bana natwe mwami Imana yacu abarozi baje, ariko ibyo byose nta na kimwe cyabashije kuduhitana. Mwami turi bazima, kuba bitaraduhitanye rero nishimwe dufite rikomeye cyane. Mana nubishimirwe, habwa icyubahiro ko waratugiriye neza. Ngaho komeza kutuba mu ruhande rero. Masaha make yasigaye kugira ngo twinjire mu wundi mwaka mushya 2026. Turakwinginze kugira ngo uduhe kuwushyikamo. Aya masaha tube turi mazima data. Aya masaha asigaye kugira ngo dutangire umwaka wa 2026. Turayakuragije kugira ngo ube mu ruhande rwa buri umwe wese. Kandi tukigushimira mwami. Ubwo uratwemerera ko tugera mu mwaka mushya 2026. Turawukuragije data kugira ngo uze kutugirira neza rwose. Turashaka kugira ngo bya bindi twahuye nabyo mu mwaka utambutse, ibyo byose Mana uzabiturinde mu izina rya Yesu Kristo. Uzaturinde ubugome bw'umwanzi Satani, uzaturinde imigambi mibi y'abagome mu izina rya Yesu Kristo. Mwami ukuboko kwawe kwiza kuzatubeho, uzatwambika imbaraga, kandi Uwiteka uzadukize byinshi byaduhize. Ibyo byose mwami turabikweretse, kuko twizeye ko ari bishoboye, kuko twizeye ko uburinzi bwawe mwami hari buzima kuri twebwe, ari ubw'umumaro. Ngaho bana natwe data, girire neza buri umwe wese, kandi Uwiteka uduhaze ibyishimo rwose. Urakoze kubyumvishe data, urakoze kugiye kuturengera, urakoze kugiye kubana natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.